Keza. Bite chérie. Nzi neza. Makuru. Akeye. Habaye iki se ko mbona utameze neza? Mama. Sure. Bwiza ukuri. Bwiza ukuri kandi urabizi ko ngukunda ndagufasha nta kibazo. Nta kibazo. Uravugisha ukuri? Cyangwa ni Samu bitera chérie kuba umeze gutya ndabizi uramukunda yakubabaje se? Ntukamaze ibyo buzima. Sure yakubabaje? Maze igihe naramubuze ku telefone. Inshuti ya telefone nawe bisinze yagiye hashize iminsi myinshi agahinda kawe ndakumva nababaye disi gusa pole bibaho sibyo ndabizi ashobora kuba hari ikibazo afite cyangwa se niba arimo no kubitera bishaka biraza gukemuka sibyo ndaza kugufasha tubyige pole sana kare nduje Meze bite Keza neza meze fresh biragenda gatera uracamuze amakuru shanda shimana ya zabo cyangwa Sam rero amakuru mfite ntabwo ari meza cyane polisi ni Sam yagiye muri Amerika hashize hafi amezi abiri sinzi niba ntiyambwira ntabwo mujya muvugana cyane uyu ntamubuze nawe yawe imaze igihe itariho hashize igihe kinini cyane polisi amezi abiri numva ashize ariko ugira ikibazo sibyo Sam ni inshuti yanjye sibyo urabizi ni umuvandimwe wanjye aho atari rero nanjye ndamara sibyo ugira ikibazo ni inshuti yanjye yego ni boyfriend wawe sibyo ariko ikibazo cyose wagira nanjye ndahari ntajya nikubwirwa kimugeza se ya unareneza ibire telefone turavugana WhatsApp kuki njye atamvugisha sha sindabimenya impamvu ariko nakomeza ariko ugira ikibazo ngiye no kuvuga ngo ashiziye amezi abiri numva nkuko nari kubwiye amezi abiri ashize agiye sibyo ariko Keza ndi hano nyine ku bwato ya ariko ndamukumbuye pe Sam ndi bimubara hano hafi ntabwo kongera kumubona ntabwo ubu yuri indege ejo bundi yaragiye afite n'umu baby bari kumwe bagiye kubana muri Amerika yandi hano rero ku bwawe mu mwiteho ese ndi bundi wamburanye iki Sam nishira namukundaga aranatekereza ngiraga inama nyine wamukundaga sibyo ariko hati nanjye naho sinanjye wanyumva sibyo ndahari kubaho bigira ikibazo sibyo se ko yasize nagera neza nzagufasha buri kimwe cyose ndahari bigira ikibazo kuko urumva yagiye se nyine abantu bigira ikibazo kabisa nawe urasa neza umeze neza rero ushobora bizi maze igihe ntegereje kwezi kurarenze sibyo kandi mfite ikibazo pe naragukunze urabizi turakundana ariko ndarambiwe reka nshaka gushyira mu maguru shira buriya byari byo aka kanya basigaye kwihuse nibyo tugomba kubana shinaguma byanga none nakunze tukabwira ababyeyi tukajya mu rugo nyine bose bakabimenya bivuze ngo tugomba kubwira ababyeyi okay reka dushaka umunsi tujye kubareba sibyo tubabwireho turi kubadushyigikira harabyitse niko sha ko tutabamenye bimeze bite nitwa Hunter muye Kimisagara nkaba ni inshuti y'umukobwa wawe yes nibyo papa ni wa musore twakundanye nyuma ya Sam akina iyo niwe wambwiraga none naje kubereka twiteguraga kubana byaba byiza mubanye mukabana neza nta kibazo ndabiteguye
sawa. Ni karibu. Mukomere rero mwana wanjye. Niko ngambanire wowe ubuse ko wandashe nanjye wakurasa n'undi kutakira umuvandimwe wanjye niko wakurasa nanjye agushyiraho wari ugiye kumushyira Ibiki birimo kuba. nta n'isoni wowe ushake kundasa ngo utware sheri wanjye nta n'isoni Nibyo se koko? wowe ngambanire ushake kunyica none nyuma y'ibyo byose ugire ko no gushaka gutwara sheri wanjye ujya rwose yarambeshya sheri ntabwo yigize una warambeshya warambeshya sheri Sam, ntabwo twigeze tumenya ko utubabarire, ntabwo twigeze tumenya ko yashatse kukwica, ariko ubwo tumenye ukuri nta kibazo kabisa, nta kibazo. nta n'isoni kweli cyo wambeshye cyo yagerageje se kumuca basi sheri ntabwo yigize una ujya rwose warambeshyaga sheri basi mbabarira